Thank you so much, Your Excellency. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbashimire kuri uyu mwanya mumpaye. Ni sinzi niba mwarabonye raporo yasohotse ivuga ko mu mwaka umwe 2024-2025 abantu basabye akazi bari 1,100,000 birenga. Akazi gahabwa abantu 3,000 gusa. 3,000 kuri 1,100,000. Bitatu bigomba kuba ariko byaragiye mu kampani imwe cyangwa ebyiri. Ntabwo nibera ko birakireke. Noneho mu mpamvu zimwe zibitera inzego za leta zimwe zishyira ku isoko imirimo zigakoresha ibizami abantu bagatsindira akazi ntibabashyire mu myanya. Hanyuma abavuga ni mu nzego za leta. Yego, mu nzego za leta. Inzego za leta hakwiye kubamo n'abakeya kurusha abo ngabo. Ukwiye kubamo bakeya kurusha 3,000. Leta bose barajyamo bashaka iki? 1,000,000 urayishyira muri leta igihe ikora iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo ntabwo ari uwo mubare w'abakora muri leta, ahubwo abo bavunika bakora ibizamini ntabwo bose babikoze nabiyandikishe basaba akazi. Ababikoze ntekereza ko bagera muri 500. No kugira ngo baringanize. Ariko harimo imvune, hari abakoresha ibizamini wenda nko mu karere kamwe ka Nyagatare ugasanga ikizamini kiri kubera i Musanze. Hari n'umudepite ejo bundi wavuze ati kugira ngo duce intege abo basaba akazi bakina hajyeho amafaranga ku bashaka akazi. Ibyo byo ni mismanagement, ni imikorere itariyo. Ibyo nyine babishyira ku murongo. Ibyo bishobora gukosorwa ntabwo ari ikibazo kinini cyane. Hanyuma ikindi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibirebana n'insengero. Abanyirinsengero basabwe kugira ibyo bavugurura. Barabivugurura bashyiramo amafaranga. Nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe. N'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare iki? Nazo ziratanga akazi se? They are just cheating. Abenshi they are just cheating. Ariko mubahehe mwebwe. Ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa, kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church, ibisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi. Churches ziri ahantu hose ziri, ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri, ntitudashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye, abaturage baturuka mu turere ho zifunze bajya gutera umubyigano. Naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose. Iri senga abanyafurika niba munyemera ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo. Ejo bundi mwagabiye Emile wa Katari inyambo. Albert Rudatsimburwa twaza tuganira avuga ati birakwiye ko inyambo zishyirwa mu murage w'igihugu ku buryo buri official. Ibyo bintu mwese mubitekerezaho bizakorwa ryari? Muzabitekerezeho mwebwe. Muzabitekerezaho mubikore. Njye mfite inyambo ndazitunze ndishimye. Uko muzazigenza migirire gute ibyo birabareba. Yes, njye nzatunga ngabe nishime nyambo ko ari amateka yacu se. Mwe mukora akazi ko ibyo birabareba.
muzabishyiremo ngewe ntabwo ngiye kubishyiriramo kubera ko ndi umworozi. None se ntufite uko communicating na leta? Mwe muzabikurikirana ibyo birabareba. Marcosi, next, Bloomberg. Thank you, Mr. President.